Yesu ashimwe cyane bene data. Turashima Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kugira ngo twumvane ijambo ryayo. Reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana yacu nkuru kandi Imana ikomeye ikiranuka, turagushimiye ko wongeye kutugenera uyu mwanya wo kugira ngo uvugane natwe binyuze mu ijambo ryawe. Turagushimira Mwami Imana ko utugiriye neza. Turagusabye rero mu izina rya Yesu kugira ngo umanukire kubana natwe muri iri jambo kandi umanukire kuvugana natwe. Umwuka wera we wandikishije ibi byanditswe niwe washobora gusobanura ubwiru bukomeye buririmo. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo umanukire kubana natwe kugira ngo utumenyeshe ibyo ushaka ko tumenya muri uyu mwanya w'ijambo ryawe. Mwami ndasabye kugira ngo umfashe sobanure kandi nigishe nk'ushobora kuzabihemberwa. Niyo kuvuga ubushake bwanjye ahubwo ubushake bwawe rwo buganza, ibyo wifuza kuvuga muri uyu mwanya byo bivugika kugira ngo icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Dusenze twiringiye kubyumvise kandi ubikoze tunyuze mu izina rikomeye ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe bene data. Mu gihe gishize ubwo twiganaga ijambo twigaga ku mutwe uvuga ngo kumenya imbaraga zinesha ibigeragezo. Twabyizeho mu buryo burambuye, ariko ubu icyo Imana yashyize ku mutima uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kuba icyaremwe gishya. Kuba icyaremwe gishya niryo jambo tugiye kwigana. Imana ibidufashemo. Kuba icyaremwe gishya ni ikinyarwanda gisobanutse kandi cyumvikana, ariko kandi icyaremwe gishya ntabwo umuntu yakiba cyo ataramenya uburyo yabaye icyaremwe gishaje. Kuko iyo bavuga icyaremwe gishya ni ikinyuranyo cy'ikiremwa gishaje. Imana yifuza ko tuba ikiremwa gishya cyangwa se icyaremwe gishya, ariko icyaremwe gishya tugomba kumenya ngo ese twabaye ibyaremwe bishaje ryari kugira ngo tubone uburyo tuhinduka icyaremwe gishya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto rwa kabiri, ibice 5, ibice 5 n'umurongo waho wa 16. Turageza ku murongo waho wa 17. Nicyo gituma uhereye none tutagira ubwo dutekereza. Ikasubiremo, nicyo gituma uhereye none tutagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Ariko none ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Nanone reka dusome mu rwandiko rw'Abakolosayi, rwandikiwe itorero ry'i Kolosayi, ibice byaho 3. Turasoma murongo wa 9 n'uwa 10. Ntimukabeshyane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya no kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Amen.
bavandimwe, muri iyi cyandiko dusomye mu Bakorinto kiravuze ngo ntabwo tuzagira ubwo dutekereza dukurikije igisekuru cyangwa se igisekuruza cye. Pawulo yandikira itorero yarahereye hejuru ababwira uburyo Kristo yabapfiriye akanabazukira kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho kubera Kristo wabapfiriye akanabazukira. Ahereye rero aho ngaho babwira ko Kristo yabapfiriye akabazukira, akomeza avuga ngo ntawe batekereza bakurikije igisekuru cye cy'umubiri, kuko bigeze gutekereza Kristo gutyo, bamutekereza bamushushanya mu buryo bw'umubiri, batekereza uburyo yavutse, aho yakuriye, ubuzima yabayemo busanzwe, bituma batamumenye neza ngo basobanukirwe uwo ari we. Arangije Pawulo cyarimo kubamenyesha, aravuze ngo ntabwo tukimutekereza dutyo, kuko twaramumenye dusobanukirwa neza uwo ari we, bituma tumwizera, bituma twemera kuba muri we. Akomeza avuga ati rero umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, kandi ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen, amen. Ibya kera biba bishize iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Nababwiye ntitangira ngo mbere yuko tumenya kuba ikiremwa gishya, tugomba kumenya igihe twasaziye. Twabaye ibiremwa byashaje ryari? Ese kuki twashaje? Icyatumye duhinduka ibiremwa bishaje kugira ngo tubone gutera intambwe zo guhinduka ikiremwa gishya ni ibihe? Ese byaturutse kuki? Yusomye hano muri urwandiko rw'Abakolosayi ibice 3 nanone umurongo wa 5 n'uwa 6 haragira hati, nuko noneho mwica ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo yo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatayumvira. Kandi namwe mwabigenderagamo kera ubwo mwahoraga muri byo. Umurongo 8, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya, uburakari n'igomwa, kandi ntihakagira amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Iyi mirongo somye irasobanura imikorere y'umuntu wa kera. Umuntu wa kera akora ibyo byose iyi mirongo ivuze, ndetse n'ibindi itavuze. Ikigaragaza ko uyu murongo umuntu wa kera akora ibi ngibi, iyi mirongo yo igiye ibisobanura, nuko uyu muntu aba atari yaba muri Kristo. Iyo dutera intambwe tujya muri Kristo, tuba tugira ngo tubone kuntu tuhinduka icyaremwe gishya. Niyo mpamvu uyu murongo wo mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 havuze ngo ntitukabeshyane, ubwo twiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, tukambara umushya uhindurirwa mushya, no kugira ngo tugire ubwenge, kandi kugira ngo tunabone ishusho yo twataye, ishusho y'uwaturemye. Aha mu Bakolosayi harimo arasobanura neza cyane uyu murongo wa 10, duhindurwa bashya kugira ngo tugire ubwenge, kandi duse n'Imana yaturemye. Iyo Bibiliya ivuze ngo tugenda duhindurwa bashya kugira ngo tugire ubwenge, biba bisobanuye ngo umuntu wa kera nta bwenge afite. Kimwe mu bintu byatumye abantu basaza ni ukutagira ubwenge, kuko icyo uyu murongo urimo kugaragaza, uragaragaza ko duhindurwa bashya kugira ngo tugire ubwenge. Impamvu ya mbere ituma abantu bahinduka bashya ni ukugira ngo tugire ubwenge. Iya kabiri ni ukugira ngo duse n'Imana yaturemye. Noneho kugira ngo tugire ubwenge rero, ese bisobanuye ko abakora bya bindi byose by'umuntu wa kera bisobanuye ko batagira ubwenge?
si cyo bisobanuye, ariko bisobanuye ko babura ubwenge nyakuri. Iyo dusomye muri Zaburi y'111 n'umurongo wa 10, haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, cyangwa se ni ishingiro ry'ubwenge, ngo abakora batyo baba bafite ubwenge nyakuri. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi abakora ibimeze bityo, abakora batyo baba bafite ubwenge nyakuri. Uwo murongo rero ugaragaza ko hari abandi bantu bafite ubwenge ariko butari ubwenge bw'ukuri. Duhindurwa bashya rero kugira ngo tugire ubwenge, kandi ubwenge tugira ni ukubaha Uwiteka. Nk'uko mu Migani havuga ngo ibice 9 n'umurongo wa 10 nawo mu gitabo cy'Imigani haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi gusobanukirwa uwera tukamumenya ni ukugira ubuhanga. Yobu 28 umurongo 28 haravuga ngo dore maze bwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndimo ndashaka gusobanura uyu murongo uvuga ngo duhindurwa bashya kugira ngo tugire ubwenge. Nta bwenge umuntu yagira naho yaba yarize akagira za masters, akaba doctor, akaba professor, ariko iyo tubaho Uwiteka nta bwenge nyakuri bafite. Iyo ataramenya uwera, Bibiliya imushyira ku rutonde rw'injiji ziri mu isi. Kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha bisobanuye kujijuka. Amen. Kugira ngo rero tube icyaremwe gishya, tugomba kubanza kumenya ko twatakaje ubwenge, tukagira ubwenge butari ubwenge nyakuri, tukagira ubwenge budushora mu biyobyabwenge, tukagira ubwenge bushora abantu mu byaha, abantu bakagira ubwenge bwo kwica abandi, abantu bakagira ubwenge bwo kuriganya bagenzi babo. Ubwo bakaba ari bwo birata ngo ni ubwenge, ariko si ubwenge buva mu ijuru. Yakobo mu rwandiko rwe hari ubwenge nka butatu yagiye avugaho ntari buvugeho, ariko ari bwo bwenge bukorera mu bantu batari babi byaremwe bishya. Ubwa mbere ni ubwenge bw'abantu, ubwa kabiri ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ubwa gatatu ni ubwenge bw'abadayimoni. Yakobo agenda buvugaho abusobanuraho. Ubwo bwenge bumeze butyo nibwo butuma abantu bakora ibihabanye n'iby'ijambo ry'Imana ribasaba gukora. Ibyo bigatuma babana n'ibya kera. Iyo umuntu avuga ko ari muri Kristo rero akaba akirangwaho imikorere y'ibya kera, aba ari umubeshyi. Iyo turangwa n'ibyo twahozemo, uko twari turi kera tutari twaba muri Kristo, akaba ari nabyo bituranga igihe tuvuga ko turi muri Kristo, ntabwo tuba turi muri Kristo mu by'ukuri, ahubwo tuba twaraje kwa Kristo. Kuza kwa Kristo no kuba muri Kristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo turangwa rero n'imiterere iyo twahozemo kera, biba bisobanuye ko tutari twaba muri Kristo. Kuko iyo umuntu avuga ko ari muri Kristo, agomba kuba ari icyaremwe gishya, kandi ibya kera bigomba kuba byarakuweho bitagihari. Mu bundi buryo agomba kuba yarapfuye ku miterere ye ya kera, yarangiza agahinduka mushya. Ubuzima bwe bwa kera bugomba kuba bwarapfuye. Nk'uko nanone Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma mu bice byaho 6 umurongo wa 6 n'uwa 7, umurongo wa 6 n'uwa 7, kandi tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo
umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kandi uwapfuye abatsindishirijwe ibyaha. Pawulo arimo aributsa itorero ry'i Roma, arimo arabwira ngo noneho tumenye iki ngiki, yuko twapfanye nawe na Kristo igihe yapfaga, twapfanye nawe, ariko intego zo kugira ngo dupfane nawe ni ukugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho. Umubiri twahoranye kera ni ukugira ngo tumenye ko uwo twariwe kera, umuntu wa kera yapfuye kandi agapfa kugira ngo umubiri w'ibyaha ugira gute ukurweho. Iyo rero umubiri w'ibyaha ugihari kandi tuvuga ko turi muri Kristo, tuba tubeshya. Ni gute se umuntu yaba yarapfuye yarangiza agakora? None se ubundi ntumbi irakora? Iyo turi muri Kristo, tuba twarapfuye ku miterere yacu ya kera, noneho tugahinduka bashya mu miterere yacu y'ubu ngubu turi muri Kristo. Iyo rero tuvuga ko twapfuye ku byaha kandi twarangiza tukaba tubibamo, ituranga ari ibikorwa byacu bya kera by'imiterere ya kera, tuba tuvuga ko tuba tutavuze ukuri, ntago tuba tugaragaje ukuri kw'ibyo turi byo, ntago tuba twarabaye ibyaremwe bishya, kuko kuba icyaremwe gishya bivuze ngo umuntu wa kera abe yarapfanye na Kristo. Iyo umuntu yapfanye na Kristo rero ntabwo yakongera gukora bya bindi byamurangaga kera kandi yarapfuye, kuko nta numbikora, nta numbivuga. Iyo umuntu yapfuye ntago yabasha gukora none ibyo yakoraga akiri muzima. Ariko iyo umuntu yapfuye hanyuma Kristo akaba ari we muzima muri we, reka subiremo, iyo umuntu yapfuye Kristo akaba ari we uba muzima muri we, ntabwo ari we ubukora, ahubwo Kristo ni we ubukora. Bityo ntabwo abamubona babona we, ahubwo babona Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze yandikira itorero ry'i Galatiya mu bice byaho 2 n'umurongo wa 20, aravuga ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo Kristo niwe uriho muri jye. Nuko rero ibyo nkora byose mbikoreshwa n'uwo mwami wampfiriye akananzukira. Iyo twapfuye tugapfana na Kristo tukazukana nawe, ntabwo twe tuba dukora, ahubwo Kristo niwe ubukora. Bityo rero umuntu wa kera nta bikorwa na bike aba gishobora gukorera mu muntu wahindutse mushya. Amen, haleluya. Guhinduka mushya ni inzira. Kugira ngo umuntu abe icyaremwe gishya bisaba guhinduka. Nkuko natangiye mbivuga, bisaba guhinduka mu bwenge, ukamenya ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge. Iyo ngingo nayivuzeho sindi buyikomeze kwivugaho. Ingingo ya kabiri, ugomba guhinduka ugira ngo umuntu ase na Yesu. Tugomba guhinduka kugira ngo duse n'ishusho y'iyaturemye, nkuko ahandi mu Bakolosayi hatubwiye. Tugenda duhinduka bashya mu mwuka w'ubwenge, kandi tugahinduka kugira ngo tugire ishusho y'uwaturemye. Amen. Ibyo rero bikomoka he? Bikomoka mu gusobanukirwa Kristo no kumureba uko ari. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice byaho 19, umurongo waho wa 8 kugeza ku wa 10, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19, umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, haravuga ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimurihakane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Amen. Iki
igihe Zakayo yifuje kureba Yesu ngo amenye uko asa, uturutse ku murongo wa mbere ha mu bice 19 hakubwira Zakayo uwo ari we, hakubwira uko yari ateye n'ibikorwa bye kuntu byari bimeze. Icya mbere yari umukoresha w'ikoro kandi mukuru. Icya kabiri Bibiliya ivuga ko yari umutunzi. Ya Bibiliya ivuze ngo umuntu yari umutunzi, ujya wemera ko yari umutunzi. Yari afite ubutunzi bwinshi, kandi ikindi yari umusoresha mukuru mu rwego rw'igihugu, ntabwo yari umusoresha mutoya, yari umukoresha w'ikoro mukuru. Bibiliya ikavuga ko yari umutunzi, ariko igihe kimwe yumva mu mutima w'inkomanga, yumva ibya Yesu barabivuga, bijya bimugeraho asoresha, ari muri gahunda z'akazi, akumva amakuru avuga Yesu. Bukeye rimwe yumva ashaka kumureba. Yumvise ashaka kumureba, biramugora kugira ngo amubone kuko yari mugufi. Bibiliya iravuga ngo abonye Yesu agiye kunyura ahantu amutegera ku muhanda, ariko Yesu ahageze Zakayo abona ni mugufi, ntago ari umurebe. Abantu bari kumwe na Yesu ni barebare baramukingiriza, ntago abasha gukweza neza ngo abone Yesu uko ashaka kumubona. Bibiliya yavuze ngo Zakayo arirukanka yurira igiti, ariko intego ze ni ukugira ngo arebe Yesu. Yesu we atubona mbere yuko twebwe tumubona. Uko Zakayo yarwanaga no kugira ngo amurebe, Yesu we yarebaga inyota iri mu mutima we, kuko Yesu adahishwa. Yesu ageze munsi y'igiti, ntago bamubwiye ngo abantu bari hejuru, ahubwo Yesu yari abizi ko Zakayo ari hejuru mu giti. Aramubwira tururuka vuba, kuko binkwiye ko uyu munsi ndari wawe. Zakayo ngaruruka, arangije amwakira nezerewe. Ariko bageze iwe, amugejeje iwe, Yesu aricara na Zakayo aricara, aramwakira uko yarashoboye. Ariko Zakayo arebye Yesu, arangije arongera arireba, abona Yesu amubereye indorerwamo. Zakayo arebye Yesu, urutonde rw'ibye bihita biza, ahita abona ibye uko biteye, ahita yibona uko ateye. Yitegereje Yesu asanga muri we nta bwambuzi bumurimo, ariko we yirebye asanga ni umwambuzi ndetse wazengereje abantu. Yitegereje Yesu asanga muri Yesu nta kurenganya abakene, ahubwo ahora ababarira abakene, abafasha. Asanga we abakene yabamburaga ibyabo akarunda ku butunzi bwo kugira ngo bugwire. Zakayo icyo yakoze, amaze kureba Yesu uko ari, amaze kureba Yesu uko ameze, amaze kureba Yesu uko ateye, amaze kureba Yesu imikorere ye, amaze kumwitegereza, amaze kubona ububi bwe, arangije arahaguruka aravuga ati databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye nkuhaye abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha inshuro enye. Ndagira ngo nawe utekereze kuri Zakayo. Urebe Zakayo wahuraga n'umukene akamwambura. Urebe Zakayo wahuraga n'umuntu akamwiyenzaho, amubwira ko ibyo afite bidasorewe, yarangiza akabimwaka ntabishyire mu isanduku ya leta, ahubwo akabishyira mu isanduku ye. Ubutunzi bwe bukiyongera, bwiyongejwe n'uburiganya n'ubwambuzi. None umutekereze arimo abwira abo yambuye, ababwira ati mumbabarire, burya ntabwo nari nakamenya ubwenge, none narabusobanukiwe namenye ubwenge nyakuri, nabagiriye nabi, ariko mumbabarire. Umuntu wese nambuye dore akira inshuro enye z'ibyo nakwambuye. Abakene bajyaga bamubona bakavuga bati umuntu nagiye kutwaka n'utwo twari dufite, afata umugabane wa kabiri w'ibye, arangije arabasaranganya. Urabona Zakayo wamburaga na Zakayo urimo gutanga, urabona aba bantu ari abantu bahuye. Ni umuntu umwe ariko wamaze guhinduka, kuko yamaze kubona Yesu. Yesu yageze iwe. Zakayo yumva nta cyiza nko kubana na Yesu, yemera gutera intambwe zo kubana nawe. Amubonye uko ari, yumva nawe yifuje kumera nk'uko ameze. Zakayo arahinduka. Zakayo wari umwambuzi ahinduka ufasha. Zakayo warenganyaga abakene atangira kubababarira. Ibi ni bimwe mu bintu biranga umuntu wiyambuye, umuntu wiyambuye umuntu wa kera. Inyota yo kurundanya ubutunzi no guhuguza abandi
nibyo byarangaga ubuzima bwa Zakayo. Ariko amaze guhura na Yesu, amaze kwizera Yesu, amaze gusobanukirwa Yesu uwo ari we, ateye intambwe ahubwo zo gufata ibyo yarunze, atangiye kubisaranganya abo yamburaga. Iyo umuntu ahindutse, ahindukira mu bikorwa, kuko ubwenge yaburaga bumutera gukora neza, nibwo abona agatangira gukora ibintu byiza. Kugira ngo duse na Yesu rero bidusaba kumubona, bidusaba kumwitegereza, nkuko Zakayo yamwitegereje akabona ububi bwe. Iyo turi kumwe nawe tubona ububi bwacu, ariko iyo turi kure ye tubona turi beza. Iyo turi kumwe n'Imana, iyo turi hafi y'Imana tubona ububi bwacu, ariko iyo turi kure y'Imana tubona dutunganye kandi tumeze neza. Tugomba rero guhinduka tugasa na Yesu, kuko uri muri Kristo aba agomba gusa nuko Yesu yasaga. Reka nanone dusome mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'Efeso, ibice 4. Turahera ku murongo wa 20 tugeze ku 24. Ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. Niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka mushya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Amen. Yandikiye itorero ryo mu Efeso ariburira kugira ngo rye kwitwara nk'uko abapagani bagenza. Yahereye ku murongo wa 17 ababwira uburyo abapagani babayeho, n'uburyo bakora ibizira, n'uburyo basambana, bakagira ishyari, bakagira umujinya, bakagira amahane, bagakora ibibi byose. Arangije arababwira ngo ariko mwebweho, niho twahereye, ntago mwize Kristo mutyo. Niba mwaramwize mukigishirizwa muri we, mukamusobanukirwa neza ko muri we, mwabwirijwe ko mukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa n'ibyaha no kwifuza ku buryo bwinshi kandi gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge. Bya jambo ryo kugira ubwenge rirongera garutse, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge. Mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera n'ukuri, no kwera bizanwa n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Iyo twiyambura umuntu wa kera tuba twambara umushya, kandi iyo twambara umushya tuba twambara umuntu waremewe ibyo gukiranuka. Ninde se waremwe aremewe ibyo gukiranuka? Ni Adamu. Imana yamuremye ari uwo gukiranuka, Imana yamuremye ari uwo kubaho neza, Imana yamuremye ameze neza, Imana yamuremye asa nayo. Nkuko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26, haravuga ngo maze tureme umuntu. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Imana yaremye umuntu imuremye asa nayo mu buzima bukiranuka. Iyo dutera intambwe zo kwiyambura uwo turi wo, twiyambura umuntu ushaje, twiyambura umuntu wa kera, twambara umushya, tuba tugira ngo dusubire mu ishusho yacu twaremewemo, ishusho yo gusa n'Imana. Iyo tugarutse mu ishusho yo gusa n'Imana rero tuba turi muri Kristo.
Iyo turi muri Kristo rero ibya kera biba bishize byose bigahinduka bishya, nk'uko umurongo twasomye mu Bakorinto wavuze. Iyo turi muri Kristo, ndimo ndagana ku musozo, iyo turi muri Kristo tuba twarahindutse ibyaremwe bishya. Kuki duhinduka ibyaremwe bishya? Tuba dufite ubwenge butandukanye n'ubw'isi. Tuba dufite ubwenge butandukanye n'ubw'umuntu wa kera ukora ibyaha. Tuba dufite ubwenge buva mu ijuru, ari bwo kubaha Imana no kuva mu byaha. Ibyo bisobanuye ko turimo kwinjira mu gukiranuka. Tuba turimo duhinduka mu bwenge bwo gukiranuka, turimo dusubira mu ishusho Imana yaturemeyemo yo gutungana no gusa nayo. Kuba Kristo tuba turimo twitunganya kugira ngo twitegure Kristo naza gutwara itorero azasange natwe twiteguye, natwe tugendane nawe. Kuko Kristo ubwo azaza aje kuzamura, aje kujyana itorero, aje gutwara abari muri we, azatwara ishusho ye iri muri twe. Ntago azatwara abasenga, ntago azatwara abantu, ahubwo azatwara ishusho ye. Abahindutse bagasa nawe, abo ngabo nibo bonyine bazazamurwa bamusanganire. Abemeye kwiyambura abo bari bo kera, bakemera kwambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka, kandi uko gukiranuka kukazanwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Abo bonyine nibo bazumva Imana kandi bamusanganire. Kubera iyihe mpamvu? Bemeye guhinduka mu bwenge, bakira ubwenge buva mu ijuru, aribwo kubaha Uwiteka no kuva mu byaha. Bemera guhinduka ubuzima bari babayemo, biyambura umwambaro bari bambaye wo kutubaha Imana, biyambura umwambaro bari bambaye w'ibyaha, bemera gupfana na Kristo, noneho Kristo aba muzima muri bo. Bemera kubambanwa nawe, bazukana nawe, noneho Kristo aba muzima, aba ari ukora muri bo. Abo ngabo iyo babonye ntabwo babona mu isura bababonagamo kera. Iyo uherukanaga nawe kera atarahinduka mushya, iyo uhuye nawe ntabwo umumenye. Uko wahuraga nawe ari umugizi wa nabi, usanga ari umukozi w'Imana kandi mwiza. Kubera iyihe mpamvu? Yahindutse mushya. Uwo wiganyaga gusanga, wamusangaga wishimye unezerewe. Uwahuraga nawe utekereza ko agiye kukwambura akagucuza ibyawe, umusanga utekereza ko agiye guha serivisi nziza. Kubera iyihe mpamvu? Yamaze guhinduka mushya, ni icyaremwe gishya. Ibya kera byarashize. Kuki abantu bari mu nsengero, kuki abantu basengera ahantu hatandukanye, ariko ugasanga bakibana n'ibya kera? Baba bari mu kazi ugasanga bararya ruswa, ntibatanga serivisi neza nk'uko umuturage yayigenewe, ahubwo ugasanga baramunyaga n'ibyo yari afite kandi akenewe serivisi. Kubera iyihe mpamvu? Baracyari abantu ba kera, ntago bari baba muri Kristo ngo bahinduke ibyaremwe bishya. Abantu barakora ibibi kandi basenga, nyamara bakavuga ngo bari muri Kristo. Iyo umuntu ari muri Kristo, ibya kera biba byarashize, aba ari mushya. Soza nabibutsaga ko tugomba kuba icyaremwe gishya, tugatandukana, tukiyambura n'imirimo y'umwijima, cyangwa se tukiyambura imirimo y'abo twari bo kera. Ibyo twakoraga kera twamenya Kristo bikaba bihabanye, bitandukanye n'ibyo dukora ubu ngubu mu gihe turi muri Kristo. Bityo utubonye akatubona mu ishusho nshya, akatubona mu isura nshya, akatubona nk'abantu biteguye kwakira Kristo ubwo azaza, cyangwa se gusanganira Kristo ubwo azaza aje kuzamura itorero. Ntitugaragare nk'abantu basenga badahinduka, ahubwo tugaragare nk'abantu bahindutse kandi babaye ibyaremwe bishya. Bene data, nabifurizaga ko twatera intambwe zo guhinduka ibiremwa bishya, tukemera kwakira umwuka w'ubwenge, tukemera no kwakira ishusho y'Imana. Nababwiye ko kugira ngo duhinduke duse n'Imana bidusaba kureba Yesu uko ari, nk'uko Yohana yabyanditse
mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana ariko uko tuzamera ntago kurerekanwa ariko icyo tuzi ndi uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Ntago Yesu tuzamureba kiriya gihe hazaza oya, ahubwo uyu munsi tumurebera mu byanditswe byera, tumurebera uko yagendaga, tumurebera uko yatangaga, tumurebera uko yakundaga, tureba uko yakoraga, tureba uko yitangaga, tureba uko yafashaga, tureba uko yitandukanyaga n'ikibi, tureba ko nta kibi yigeze akora kandi yaragerageje uburyo bwose, tugatangira gusa nawe kugira ngo azajye kuza gutwara itorero twaramaze guhinduka dusa nawe. Ntago tuzasa nawe kiriya gihe, ahubwo tuzasa nawe uyu munsi twemera kumva ijambo ry'Imana. Abanyumva n'abandi bazakomeza kumva iki cyigisho, ndabasaba kugira ngo duhinduke tube ibyaremwe bishya mu mwuka w'ubwenge kandi no mu gusa na Kristo. Imana ibamere umugisha, Imana ibamere umugisha, duhinduka ibyaremwe bishya, twitandukanya n'umuntu twariwe kera, ahubwo twemera kwakira umuntu mushya, Kristo abe muzima muri twe, ijambo rye ribe rizima rigwire muri twe, duhinduke ibiremwa bishya. Reka dusenge. Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli kandi Imana yacu, turagushimira kubw'ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo rigire ububasha mu mitima y'abaryumvise, kugira ngo mwami riganze imiterere yacu, dufate umwanzuro wo kwiyambura abo twaribo, twemere kwambara wowe mwami, kuko abari muri wowe baba bambaye wowe, baba basa nawe, ntago basa nuko bari bateye, ntago basa n'ibisekuru byabo bavukamo, ntago basa n'ubwoko bwabo, ahubwo basa nawe. Turagusabye kugira ngo mwami abantu bose bumvise iri jambo batera intambwe zo guhinduka, bahinduka ibyaremwe bishya, bahinduka ishusho yawe, bagira ubwenge bwo kukubaha no kukugendera mu nzira zawe, kugira ngo mwami ubwo uzaza gutwara itorero ryawe, ubwo uzaza guhamagara ishusho yawe iri mwisi mwami, abantu bose mwami Imana bakurikiranye inyigisho bazakwitabe, bazabe mu bantu mwami Imana bazagusanganira mu kirere, ubwo uzaba uzamura itorero ryawe. Izina ryawe reka rihimbazwe. Fasha abantu bose gufasha imyanzuro, abantu bose bafata imyanzuro yo guhinduka ibyaremwe bishya, mwaze nawe mwami Imana umwuka wawe abafashe kandi abashyigikire, ijambo ryawe rikomeze kugira ububasha kandi ryera imbuto, ibyo ushaka n'ibyo ukunda bikomeze gukoreka mu mitima y'abakwizera. Ni mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo dusabye, amen.